Komoka. Yes, wait! Toka! Toka shetani. Yeah. Kameramani we. Kameraman. Amen. Yesu we. Wait. Dore ngaya. Yesu we. Nibi. Na Yesu na. Yesu we. Kameraman boka. Kameraman. Birashoboka se. Kameraman. None se Kameraman. Reba ntande do. Yewe. Jose. Hoya. Nakasane. Iswe. Amafaranga arayanya. Umva. Yesu ma. Hoya. Birashoboka se. Kameraman. Jose se. Kameraman. None se nibyo. Yesu hoya. Oya, ari amafaranga. Ndakandagira heze. Ndakandagira. Wewe. Do. Kameraman reba hano. Do. Reba. Wabo. Do. Reba hano amafaranga. Oya, nasa kusaza. Urwakandagira. Tuza na yawe. Umva. Tuza na yawe. Asaza we kameraman asaza. Umva tuza. Yarunde neza. Kameraman uri babaye umusaza n'oto. Yesu yagasa. We. Do, arose n'amafaranga. Ugira neza. Niko. Mana we ugira neza we. Wisara nyine tuza. Ese ubonye amafaranga utushara? Nzi binibyo. Birashoboka se. Birashoboka. Inzi yose amafaranga mwana. Birashoboka koko. Tuza. Mana
nyagasani Mana Yesu ugira neza n'ukuri ugira neza Mana uzamera umugisha muganga ntacyo nabona namwitura ntabwo yabyakira yuko bimubaye itangaza wese mugakunda kwikeneye kuko ibintu mbonye hano birantunga ngo biratangaje umuntu agukeneye akakubwira basi Yesu nzayandika ahantu Yes, reka nzire ko umeze neza uri mu Rwanda uri imahanga. Tiyobo G1 nk'ibisanzwe ni N1 TV. Twagarutse kubagezaho ya makuru atariho ivumbi, ya makuru abakeye nk'igishura cy'Uwiteka. Muri kubona sindi genyine ndi kumwe mama n'umukobwa. Nzi kuri umugabo. oya ndi umukobwa Umuntu ashaka ya ni karibu. oya ibyo tube tubishyize entre parenthèse abanyamahanga n'uduswahili twabo nako n'udufaransa twabo none se nahageze yakirije agapanashime ifite inyota. rero ikintu naguhamagariye aha ngaha nuko ubushize niba ubyibuka naje kwa muganga ari wowe unzanye mfite ikibazo cy'umuhungu twakundanaga muri South Africa nkamwoherereza amafaranga ngo tugure imitungo mu Rwanda ubutaka tubashe kubaka umuhungu nkamwoherereza amafaranga ariko nyuma naje kumenya amakuru y'uko atigeze yubaka yari ari mu rukundo n'abandi nyine njyewe asa n'ukize ku ruhande ariko nyuma aho duherukira kwa muganga namugejejeho ikibazo nari mfite arangije aramuhana pe yaramuhannye umva ubu ngubu arampamagara ikimenyetso cy'uko yamuhannye ubu baramamagara ndetse yashatse yuko tunasubukura umubano nka mbere yego w'imishinga twari turimo yuko tugomba kubana ubu ngubu niwe uri kumpushinga ko twabana yaje kunsaba imbabazi akajya ndangije kubera ukuntu namukundaga ku mutima narabohotse numva ndamubabariye ku mutima ariko ari amafaranga yari menshi pe yari menshi twumvikanye yuko azajya agira amafaranga buri kwezi hari n'ayo yateruye kashi make arayama ariko kubera ko nari mfite ikibazo cyo kuba nasubiraho navuye South Africa cy'amafaranga naje kubona udufaranga yarampaye nta kintu twari bumarire cyo kuba nategesha imibereho hano mu Rwanda naje guca inyuma mu gikari mpamagara muganga kuko ibimenyetso nari maze kubibona by'uko muganga ari mu kazi nca inyuma mu gikari mpamagara muganga arangije mutekerereza ikibazo uko kimeze arangije arambwira ati naguha ku mugisha w'ababyeyi nk'uko nanjye nari muhamagaye mubwira ni wampa ku mugisha w'ababyeyi nabonye ibitangaza bikoreka wampa ku mugisha nanjye w'ababyeyi nkabasha gusubira none umuhungu naguciye mu ijambo umuhungu kugira ngo atangire kuguha amafaranga n'iki muganga yamukoreye kugira ngo yemere kuba yagusubiza
muganga yaramuhannye, njye icyanyeretse yuko yamuhannye Mm. ni ukuntu ari kunyitaho ampamagara mbona bidasanzwe, sinakubwiye yuko telefone yari yarazikuyeho n'umuvandimwe we nkamubura kuri telefone, Mm. ubu ngubu ari kunyitaho arampamagara umunsi ku wundi, n'ubu ngubu ahubwo mu kanya arampamagaye nuko nabashije kumufata, ariko ubundi arampamagara bidasanzwe nyine nkabona ko byanze bikunze hari icyo muganga yakoze. Mm. Ubwo rero nibwo nyine nacaga mu gikari mvuga nti muganga wabasha kumpa ku mugisha w'ababyeyi nkabasha gusubira i mahanga aho navuye, ko ariho nkorera bizinesi mu buzima busanzwe, arangije ampa isaha nzamuhamagariraho. Kwanza ndabona isaha yanageze yampaye, ariko nagize ubwoba. Mm. Nagize Ubwoba bw'iki? ubwoba ubushize ukuntu napinze umva Byakumanitse mu bicu. nyuriza igiti, naratinye na n'ubu ngubu hari igihe nicara nkabirota nkatetera cyane. Nyuma y'ibyo Mbese yagukoreye warongera uramuhamagara uvuga ati, "Ah." nyuma naramuhamagaye, Mm. namuhamagaye mbonye nyine aho umuhungu ari kunyiteraho ampamagara, Mm. mbese nyine nabonye bidasanzwe mbona ko muganga yakoze akazi. Yego. Ubwo rero isaha yampaye zari zageze, niyo Mm. mpamvu naguhamagaye ngo ampe ku mugisha w'ababyeyi nawe uhari ubyirebera, kuko bari abantu narabatinye, None bari abantu umugisha w'ababyeyi narabatinye bakubwiye kuko n'umugisha bwoko ki? n'ibigeni byabo bishobora no kugufata wamenya ari ibiki, biriya bintu naratinye cyane. None se wamamagaye ngo mbigufatire? Eh, none se ubu hageze nk'igihinduka aha ngaha ndi jyenyine nabigenza nte? Niyo mpamvu naguhamagaye ngo n'uwo mugisha w'ababyeyi ari bumeho ubashe kuwubonaho nawe. Nanjye urampaho. Nabirenze. Ako ubushize ubwo napfukamye ngusabira imbabazi bakumanitse. Ngira nzi ko kiriya kintu naragitinye mana we, ni nayo mpamvu buriya ahanini naguhamagaye. ntabwo nzi ko ibiro ufite bakujyana mu kirere. Naratinye imbaraga zabo ziba zikora, Asundi zirakora. uri mu kirere wumva umeze ute? Ijoro riba ruwariraye. Ibyo ngiye kubivuga mva twabitindaho umunsi ugacya. Ibigini bifata nijoro, wamamagaye nijoro, ubu ni mu ma saa mbiri na. Naguhamagaye nijoro, ahubwo ndumva namuhamagara isaha y'amazi zitari zarenga, ukareba ibyo bitangaza ari bunkorere umugisha w'ababyeyi ari bumeho, kugira ngo mbashe kubona uko nsubira i mahanga aho navuye. Ubwo urahamagaye ngo nze ibigini bidufatanye. Naguhamagaye nyine ubuso hageze ibihinduka, hageze igihinduka bari abantu narabatinye, agira imbaraga zidasanzwe. None uwo mugisha w'ababyeyi urawubona gute? Reka muhamagare utegerejeho gato uwo mugisha tuwurebane, nanjye nicyo naguhamagariye. Kamuhamagare wumve kuko isaha y'amazi zageze, ahubwo sinzi niba nyitaba. Nabonye akorera kuri gahunda uriya muganga. Umugisha wo kuri telefone niba ubaho, aho paraleli twumve natwe kumva umugisha wo kuri telefone uburyo bumeze. Ubwo urabyizeye? Ndabyizeye, mbere nari nabanje gupinga. Iki kizu kibamo wenyine? Iyi nzu mbamo ari njyenyine. Magini ko agiye kutwicira muri kamera, ntukureho kamera. Ahubwo se yari yambwiye ngo mbe ndi njyenyine, ngo nzamuhamagare ndi njyenyine. Aho ngubu ntari bubibone ko naguhamagaye. Nze muhamagare twumve. Yambwiye ngo uwo mugisha ngomba kuwakira ndi njyenyine, ariko nagize ubwoba. Ubwo niba uri wenyine uri kumva njyenyine? Nagize ubwoba ibigeni byabo bigufata. Ese ibintu yakubwiye ngo wakira wenyine urabyizeye? Abantu niba bakoreshwa n'ibigeni, niba ari byarancanze. Alo? Mwiriwe muga? Yego. Muga, isaha mwari mwamaye zo kumpesha ku mugisha w'ababyeyi zageze, niyo mpamvu nari mbahamagaye. Isaha naguhaye niyo koko uhamagariye igihe wakana wese ajya kwa Nagera.
mwana wanjye ndakumva mwana wanjye, nizere yuko ibintu byose nagukoreye byagenze neza, kandi nizere yuko aho uri nakubwiye yuko ugomba kumpamagara ku isaha uri wenyine kandi nta wundi muntu muri kumwe. yego Sha wakana we, yego muga none ko ndi kureba kuri radari zanjye, nareba kuri radari nkabona nabona ari wakana we, murayire nyamuzinda cyangwa munyare mu matwi. muga mumbabarire ibyo sinabashije kubikurikiza by'uko wambwiye yuko nzaba ndi njyenyine, mumbabarire rwose. umwana utumvira se niyumvire na nyina yumvirije, igiye kukunyara mu matwi wakana we, nakubwiye yuko niba agiye kuguha umugisha cyangwa akagusabira umugisha sogokuru yewe mubwira ko ugomba kuba uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe. yewe muga ndi kubona amafaranga abona abiki wakana we, yewe muga murayire nyamuzinda cyangwa munyare mu matwi. mbabarira ni ukuri mbabarira pe muga ni abanyamakuru abanyamakuru bahamagaye ngo bamare ikintu yuko nta banyamakuru nshaka ushize n'abamuhamya wakana we, kubera wari uri muri konti uri kunsuzugura umwanya nyamuzinda, none wongeye gukora ikosa nakubujije. muga mumbabarire ibyo sinabashije kubyibuka, mumbabarire rwose. amahembe ahigura urwanditse umushinga ugirenga inkote ku rwenda abazima batekereza abandi wakana we, ngewe ntibagukunda abantu batumva uranyumva sha uranyumva neza mwana wanjye. Yego ndakumva mubyeyi. ngiye kugufasha wakana we, ariko ubutaha jya ugerageza kumva ibyo abakuru bakubwira wakana we, uranyumva neza. Yego murakoze mubyeyi. ubu tuvugana uri iwawe ku icumbi, urahagana hehe? Yego ndi iwanjye ku icumbi. amazina yawe witwa nde sha? Nitwa Divine. yego mwana wanjye, ababyeyi mwana wanyu turagira ngo mumuhe umugisha ababyeyi, mumuhe ubutunzi, mumuhe gutunga, mumuhe gutunganirwa. ababyeyi avuye mu mahanga, akeneye ko mumukuraho inyatsi mukamukuraho icyangiro, akeneye ko mumuha ari icyeza akarabagirana, mukamukuraho imyaka, mukamukuraho amagi bamuteye, mugafungura inzira ziwe, mukamukuraho inyatsi akabona igikundiro, akabona urugo rwiza agatungane. ababyeyi turabasabye mu mwana wanyu kumuha umugisha umwana wanjye, ndakumva umwana wanjye tumuhaye umugisha. ababyeyi baravuze ngo baguhaye umugisha. Yego ndawakiriye mubyeyi, ndawakiriye ni ukuri. none se wakana we, ushaka igikarito kinini cyangwa ushaka igikupu aho ngaho uri mu rugo, noneho ushyiremo inote ya 2 n'iya 5, noneho nurangiza mwana wanjye ufashe ubwire mu kirere nk'ababyeyi bemeye ko bagiye kuguha umugisha mwana wanjye. None se nari mfite varize nakuye i mahanga, ntago nayikoresha? nta kibazo, ufata iyo varisi wakuye mu mahanga, noneho uyikoreshe ushyiremo inote ya 2 n'iya 5, noneho ababyeyi baguhindurira ubuzima wakana. Yego murakoze. Yego murakoze.
isi nakubwiye. Eh? Ikintu cyose nicyo wazanye. Ari kinini. Ikintu cyose nicyo wazanye. Ikintu hajyamo kameramani. Shyira hano nyine turebe. Shyira hano ku meza. Yego korona. Nose inoti yakubwiye ngo urashyiramo ni za bitanu ya bibiri. Umva niba nta kibazo n'ubundi ntazishyiramo. Mubwire ko varize mfite imyenda yanjye, kamuhamagare numve yuko nta kibazo twayikoresha. Ushyira imyenda se ngo ni uwo mugisha umwe. Yandikamo imyenda yawe. Muze muhamagare. Wibaga wayiguza angahe? None se mugabo. mwana wanjye ndakumva mwana wanjye. Varize nari mfite ni irimo imyenda yanjye, twayikoreramo nta kibazo. Bakorera mu ivarisi irimo imyenda guteze. Fata iyo myenda yawe ugende uyisuke hasi noneho iyo varisi. Yego. Ego. Ntabwo gufasha njye bizimu byawe tutaza kubunkukiramo. Ibyo bizimu byawe ntabwo nabishobora. Cameraman. Dutegereze man. Yes, nyina ngo twageze mu nzu ya wa mukobwa aho acumbitse ngo agiye guhabwa umugisha. Ntabwo nzi ngo ni umugisha bwoko ki. Gusa ngo afitanye gahunda na muganga, mbonye bazana ibivarisi biturutse mu mahanga, bazana n'ibindi bashyazana n'ibindi bivarisi byinshi cyane ngo bagiye kuzuzamo umugisha. Ntabwo nzi ngo bimeze gute, gusa ngiye ndi kwinywera agapanashi kanjye. Nyina ngo wenda ushize mwarabibonye ibyamubayeho, twarazanye ariko yarageze hano ku muganga gakondo, ugeze inaha mu Rwanda afite ikibazo giteye ubwoba. Baramuriye amafaranga, yarizeye umuhungu aragenda amurya amafaranga yose, amubeshya ngo ari kumwubakira inzu mu Rwanda, cyangwa se bari kubaka inzu bazabana mu Rwanda. Nuko umwana w'umukobwa aravuga ati nanjye niteganyirije ndakanubaka iwacu, ariko nubakane n'umukunzi wanjye, mvuga ati ejo n'ejo bundi tuzabana. Umukuze rero yaraje ageze mu Rwanda asanga nta kintu na gito umuhungu ugeze akora, no kumuhamagara aramubura burundu. Yaje yimyiza imoso avuga ati nyabuna nariwe n'imbwa, nakubiswe n'inkuba, ati muntabare. Ni kubwira ku muganga yamukoreye nyina mwarayibonye yamanitse mu bice, ariko uyu munsi ngarutse numva ngo bafitanye ubushuti. Akora nise yuno. Halo. Ivarize imyenda nari nayikuyemo, ngiye gushyiramo inote ya 5 n'iya 2. Nakuyemo roho. Sigiranye nandi. Ni nyina kuryo shyiramo. Yego nayashyizemo.
mugaka naryo ndizane ndishyiremo. igi ry'igihunyira niko ugeze no ku magisi noneho Narishyizemo naryo muga. Narishyizemo. kibonye Amazi nyanyanyagize mu kiganza cy'iburyo no muri varize. No muri varize. Yego. ababyeyi mbasabye umugisha ngo umwana wanyu Babyeyi mbasabye umugisha ndi umwana wanyu. ndi mu mahanga ndi guhaha Ndi mu mahanga ndi guhaha. mumfungurire inzira zanjye Mumfungurire inzira zanjye mu nkureho icyangiro banteye. mume gutunga mume gutunganirwa Mume gutunga mume gutunganirwa. muhe umugisha ababyeyi nzabashimira kandi buri mwaka nzajya mpamva intama nirye nta muntu urimo Mume umugisha nzabashimira kandi nzajya mbamba intama muyirye nta munyu urimo. babyeyi ndi umwana wanyu nimufungure inzira zanjye munsubize aho navuye Babyeyi ndi umwana wanyu mumfungurire inzira zanjye munsubize aho navuye. muhe umugisha kandi nzajya ndashimira ababyeyi Mume umugisha kandi nzajya mbashimira ababyeyi. fata icyo gikapu cyawe ugifunge nurangiza ukamukome mu mashyi ati babyeyi mvugije impundu ndi umwana wanyu mbasabye umugisha Babyeyi ndi umwana wanyu mvugije impundu mbasabye umugisha. mfungure inzira zanjye mu nkure w'ibyo bantongereye binyatse mu nkure w'ingufuri bamfungishije mu nkure w'amahembe banteje mu nkure w'inyatsi mu nkure w'icyangiro kandi inzira zanjye muzifungure nimumpe ubutunzi nanjye ngasubiraho naturutse nzabashimira ababyeyi. Mu nkureho inyatsi mu nkureho icyangiro mu nkureho byose banereje. Mume umugisha nsubiraho navuye nimagera nzajya mbashimira ababyeyi. Ndabashimiye ndi umwana wanyu Ndabashimiye ndi umwana wanyu. ajya kwa jya rabiya uyu ni umwana wanyu babyeyi ari imbere yanyu basabye umugisha ajya kwa jya mumuhe ubutunzi mumuhe gutunga mumuhe gutunganirwa mumukure imyaka mumukure w'icyangiro mufungure inzira ze bafunze maze ababyeyi mumwigaragarize mumuhe umugisha ababyeyi ajya kwa jya rabiya koma mu mashyi ushimira Ibyo mwambwiye gukora nabikoze. Ibyo mwambwiye gukora nabikoze. Yego nabikoze. Babyeyi mumpe umugisha ndi umwana wanyu. Babyeyi mumpe umugisha ndi umwana wanyu. ndi umunyamahanga ndi guhaha Babyeyi mumpe umugisha ndi umwana wanyu. Ndi umunyamahanga ndi guhaha. nimumpe umugisha mumuhe
ubutunzi ntunge ntunganirwe. nimumpe umugisha mumpe ubutunzi ntunge ntunganirwe. Mu nkuru y'inyatsi n'icyangiro. Mu nkuru y'inyatsi n'icyangiro. Mumpe gutunga no gutunganirwa nzabashimira ababyeyi. Mumpe gutunga no gutunganirwa ndabashimira ababyeyi. Ndi imbere yanyu. Ndi imbere yanyu. Mbasabye umugisha ababyeyi. Mbasabye umugisha ababyeyi. Mu nkuru w'ikinani, mu nkuru y'imyaka. Mu nkuru y'ikinani, mu nkuru y'imyaka. Mumpe icyeza nanjye mbashe kurabagirana. Mumpe icyeza nanjye mbashe kurabagirana. Ndabagirane nk'icyeza cy'ibwami n'ibwamikazi. Ndabagirane nk'icyeza cy'ibwami n'ibwamikazi. Mumpe ubutunzi, mumpe ibyishimo, mumpe umunezero, nanjye nzajya mbashimira buri mwaka, nzajya mbamba inama nyotse nyirye n'amunyu. Mumpe ubutunzi, mumpe ibyishimo, nanjye ntunge ntunganirwe, buri mwaka nzajya notsa intama nyirye n'amunyu. Ndabashimiye babyeyi. Ndabashimiye babyeyi. Ifunguro imbaga yawe wakana, ifunguro imbaga yawe wakana. Yego muga. Yesu we! Toka! Toka shetani. Kameramani we! Kameramani. 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 We, dore ngaya. Kameramani doka. Kameramani. Birashoboka se? Nibyanjye. Kameramani. None se Bishoboka. Kameramani. Reba ntande do. Yewe we. Byose. Isi hoya. Nakasane. Isi we. Amafaranga ntagaragara. Uva. Urakoze. Yesu ma. Isi we. Hoya. Birashoboka se? Kameramani. Byose se? Kameramani. None se nibyo. Isi hoya. Oya, ari amafaranga. Ndakandagira heze. Ndakandagira he. Wesu we. Do. Kameramani do. Kameramani reba hano. Do. Reba. Wabo. Do. Reba hano amafaranga. Oya, nase kusaza. Urwakandagira. Tuza na yawe. Tuza na yawe. Umva. Tuza na yawe. Asaza we, kameramani asaza. Umva tuza. Umva. Tuza. Yarunde neza. Kameramani urimo baye musaza note. Yesu yagasa. We. Do, arose n'amafaranga ajya. Ugira neza. Niko. Mana we ugira neza we. Wisara nyine tuza. Ese ubonye amafaranga utushara? None nibyo birashoboka se? Birashoboka. Inzu yose amafaranga mwana. Birashoboka koko. Ntabwo bishoboka. Tuza. Ntabwo bishoboka. Yesu. None se amafaranga.
Mana we. Iba hasi kamera mare kuri do. Inzu yose yiya amafati do. Kamera mare iba hano. Kamera mare iba do. Inzu yose amafati. Inzu yose amafati. Imana iracumbushije we. Oya. Tuzanye sobanura. Tuzanye tuza. Tuza kandagira nyine tuza. Aba musaza mu Imana. Kamera mare usobanura ukafasha Imana. Aba musaza. Batuye tuvugane. Imbaraga kamera. Tuza tuzanye tuvugane. Tuvugane. Ntabwo bishoboka. Tuzanye tuvugane. Uyu uzakandagira. Inzu yose amafaranga. Bari mubwire. Ina amafaranga nyine n'amafaranga. Mbega ibintu ntibishoboka we. Tuza. Reba amafaranga. Reba amafaranga. Reba. Miliga reba. Reba rwose. Nese kandi kwa musa. Nyine ndi amafaranga yawe do. Tuza. Muganga aracumbushije. Kamara bona bigenza gute Imana? Bigenza gute? Yose arayamaye. Inzu yose n'amafaranga. Umugisha ndawubonye we. Kamara amafaranga cyangwa? Tuza. Umugisha ndawubonye nibyo. Nibyo rwose byo yambwiye nibyo rwose ndabibonye. Bajya kuvuga ko amafaranga y'umuntu utazana nabibonye. Ibyo yambwiye nibyo ni ukuri. Ndabibonye yuko atabeshya. Tuza ariko. Kamara ndabigenza gute Imana? Ese ubundi umuganga agiye he? Tuza nyine tuza. Nyaga do. Kamera mandere. Ngabadebera no kuri Imana. Tuza nyine tuza. Tuvugane. Nese kwa sasa tuvugane. Kamera tuza tuvugane. Nyine yose nayawe yose. Umumarisere uko abaye kimwe. Tuza basi. Nayawe. Ndagushimiye. Shimira na muganga ubikoze byose. Imana imuhe umugisha. Imana imugirire neza. Imana urakoze ndagushimiye. Yose na yawe tuza nyine. Tuza yose na yawe. Kamera makizo. N'amafaranga sai kuzi. Ibihe byo kuzasubira amahanga gupagasa ariko itike y'indege ndayibonye n'igishoro ndakibonye nawe urakoze Mana urakoze Mana urakoze we ndagushimiye Basi yaguruka. urakoze we Mas você base. urakoze Mana ndagushimiye
umugisha w'ababyeyi nari narabuze nari naratakaje ibyiza byose mwana mbibonye mwana urakoze urakoze mwana urakoze muganga kamushaje umugisha w'ababyeyi mwana nzahora mwizihira nyagasani mwana yesu ugira neza ni ukuri ugira neza mwana uzamera umugisha muganga ntacyo nabona namwitura ndagushimiye neza mwana urakoze ugira neza kwawe ndabibonye muga ntabwo ibitangaza nabibonye muga ibitangaza nabibonye we ibitangaza nabibonye muga ibitangaza ndi umunyamakuru witwa Olivier bibaho umukobwa wawe kwima amafaranga n'ayanya koko ndetse muga njye nitwa Olivier ni umunyamakuru ukorera y'ukubwira ngo N1 TV wenda naje kuri uyu mukobwa ntabwo yatumiwe ariko njye ndi umunyamakuru nanjye bibaza ko umukobwa ari mwisa ntabwo yabyakira yuko bimubaye Ese muga umuntu agukeneye ni kuko ibintu mbonye hano birantunga aho biratangaje umuntu agukeneye asakuye nimero basi nzayandika ahantu iyo ni ingomani yuze yo mu Rwanda umuntu washaka no mu Rwanda aba mu Rwanda yababoneraho muganda kumva wamaze kumbwira agasara 25 07 92 72 71 13 agasaraba 25 plus 25 07
07 icyenda kabiri 92 makumyabiri na karindwi 27 makumyabiri 19 cumi na rimwe 11 nese muga gatatu jangulano nta zindi ndwara muvura cyangwa se n'abindi bitangaza mukora atari ugutanga ubutunzi no kugendera hejuru y'ikirere? jangulano kugendera hejuru y'ikirere ni ibintu byanjye ngewe ndabikora cyane, ngendera no hejuru y'amazi ngewe ndagenda cyane, ndaguruka cyane mwana wanjye jangulano ndaguruka hose, mvura ndwara nyinshi cyane mwana wanjye, mvura ndwara nyinshi, abarwaye imyijima, diyabete, indwara y'imitima, amasida, byinshi muvugisha abantu inkuba mwana wanjye, nahemukiye abandi jangulano ibirembesha amashitani n'amadayimoni yakura ku bantu bayaterereje nkayabakuraho jangulano none se muga aya mafaranga wahawe n'umukobwa nayanyayo ku buryo nanjye yampamaga ati basi nkagenda? jangulano uwo ni umugisha w'ababyeyi bakanawe, uwo ni umugisha w'abasokuru n'abasokuruza, ababyeyi bakwishimiye baguha umutungo ugatunganirwa, ukagira amahirwe, ugatunga inka nyinshi cyane akanawe jangulano muga rero reka mbareke, ariko ibyo mbonye hano biratangaje, ibintu mukore n'umukobwa biratangaje pe. Njye ntabwo nzi ko bino bintu bibaho, ntabwo nzi ko amafaranga abaho ameze gutya, amafaranga yuzuye inzu yose ku buryo umuntu abona n'aho akandagira akayakandagira. jangulano uwo ni umugisha w'ababyeyi wakanawe, ababyeyi baguhaye umugisha, baguha ubutunzi, baguhindurira ubuzima bwose jangulano ugatunga amamiliyoni n'amamiliyoni. Hari ikibazo nimero mbaye ngishyize kuri YouTube, hari icyo byaba bitwaye? jangulano ndi umutabazi wakanawe jangulano muga murakoze. niko amafaranga ubyakiriye gute we ko muri wabaye umusazi? ndishimye, ndanezerewe, umugisha ndawubonye. Nari mfite ikibazo cy'ukuntu nzasubira ku kazi mahanga, iyo ngiyo mfite ikibazo cya tike y'indege, ariko ubu ngubu ndayibonye. Muganga Imana izamuha umugisha, ibitangaza birakoretse, ndabibonye, mva ndishimye. Muganga buretse kumusabira umugisha ku Mana nta kindi namukorera, amaye ubutunzi, ngiye gutunga nunganirwe, Imana imuha umugisha, nta kindi navuga kuko njye byandenze. Ikibazo nta kibazo gihari, ndaguha rwose, ndaguha ifaranga ikibazo. na kameramani we byandenze, nabuze ikintu ndenza, nabuze ikintu navuga. Gusa Imana izamumera umugisha, imirimo n'ibitangaza birakoreka kwa muganga. Banyarwandakazi murabeho kanitorera amafaranga, ndi kubona ibintu byakaze. Gusa nyine ndaza kubaha nimero ya muganga, ndayishyira ku kiganiro, n'undi wese umushaka nawe azabashe kuyibona. Kameramani. Muganga Imana izamuha.